Reka ngwikaze umukunzi wa Dressing Room TV. Ni Dressing Room TV zamakuru ari kugenda avugwa cyane hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no ku isi muri rusange. Reka ngushishikarize gukora subscribe wowe turayikora kandi ngushimire wowe wakoze subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane muri rusange. Uyu munsi rero nkuzaniye uwitwa Jangwana aje atanga gasopo cyane nyuma yo kubuka mu Misiri, aje atanga gasopo cyane ku bafana ba Rayon Sport ndetse no ku yandi makipe yo mu Rwanda muri championnat y'u Rwanda. Iyumvire Jangwani ibyo atangaje kuri no munsi. Habibi. Ana yumbuye muri Afrika kabisa. Urukumbuye muri Afrika? Kera no kugendera ku butaka n'indi kumbuye. Abantu baragati Jangwanovic azagaruka avuga iki? Kumbi wowe warukumbuye mbere na mbere kugendera ku butaka no ku mugabane wa Afrika. Ku mugabane wa Afrika the bad is return. Akabi kagarutse hano ni kubaya ubwera. Ntare iyo Jodo Qatar ayikomerekeje akaba afite aho guhungira. Niyo nazari Ken yitamwe ni Qatar wabikoze yishyura ibyo Jodo Qatar yakoze. Niba atari we ni mwene wawe yakomerekeje intare dukwepera mu karitsiye ya Misiri muri Cairo turayibura. Ubwo rero izigiye kubyishyura n'izigiye abantu bagufite za piramide z'Ikigali zigiye kubyishyura. Abantu bose bahoraga banyishyuza Jangwani ngo Jangwani bite Jangwani wa kimataifa yahageze. Ndabona bagutegereje bitwa ba Emile cyangwa reka duhera kitazimye byageze ntabwo ishobora kuzima nibyo ndanabumva kuko na Sista urumva nzagenda niyo mpamvu itazima kandi n'ubundi uzagenda nta mpamvu yo kwizima wayizimiriza iki bariya gombani ya gori barayizimije kuko imyaka ni myinshi badasohoka rero ko tuzagenda nta mpamvu yo kwizima jari uparitse yari uzi neza ko ari akantu ugiye gufata ariko ndimo ndasenga Imana bambabarire match of Disney z'ukwezi kwa 10 yimurwe bazaza kuko hari byinshi hoya bazaza ejo zababonira Rubavu weekend nabonye muri kumwe ugarutse mu ngendo zo ku butaka ni kama nyumbani yarangiye nta ariko nturazizamo neza duruhereye no ku mazi ku mazi kabisa ati akunda ibyo kugendera ku butaka n'ubundi nibyo bye wowe witwa Elia Munezero ati mu mubazo twari tumukumbuye ati inkuru nziza ngo nuko ariko yayo ngo yavuga ko ibyo itensere nuko itensere yabonetse itensere yabonetse irahari kabisa imyitozo yabonetsemo. Ati Jangwani aravuga iki ati piramide yasanze bimeze bite Jangwani urugendo rwo ku kimataifa ntabwo rwarangiye uko warwifuzaga to be honest ntabwo rwarangiye uko narwifuzaga ariko nta n'icyatunganye cyane zari cyo tuba realistic piramide ngira ngo ibi twe tumazemo uyu mwaka wa kabiri tugiye gutangira kuri projet nshyashya yo gukinisha abakinnyi b'abanyamahanga bayimazemo imyaka myinshi. Ibi dusakuza umukinnyi yaguze 40,000-50 abantu bakavuza induru basesaguye bo kuri bench hapana mu kibuga kuri bench ukuyemo abana babiri bari bicaye bazamuye mu kademi kabo undi wari uriho kuri bench waguzwe amafaranga make $420 by'amadolari ni umuzamu ntago ari umukinnyi so imbere muri joueur d'ichamp bamwe babimbere koko ino tubara système de jeu burya bazamu ni babara mu Kinyarwanda humura babita abakinnyi b'imbere abimbere rero nta muntu n'umwe uri munsi y'600 wa make yawawe ni no kuza gufasha imyitozo urumva rero hari ntambwe bariho tugisha gusa kandi wowe uragura 60 kwishyuzwa imisoro y'abandi rwose ariko ikindi kandi mbona ko iyo mugeze i Burayi mutanga ingero nziza mukanashimagiza projet ya Pepe Guardiola y'imyaka 6 ari kubaka ibintu byiwe yakuwemo na Zario muri kimwe cya 4 kuwemo na Real Madrid muri kimwe cya 2 atsinzwe na Chelsea final umwaka utara aragitwaye mugashimagiza ariko APR yo igomba kugura umwaka igahita ijya no matsinda umusaruro ugahita ubona itagiyemo yo projet ntago bireba sinzi impamvu rero Klopp murashimagiza Arteta ubona ko banza ariko bigendana nuko wari wabwiye abantu ko nyine umwaka n'uyu nguyu ntabwo navuze ko amatsinda y'ukuri ushobora
ushobora guhaha ibiryo bw'ubwoko bitandukanye ushobora guteka amakaroni agashya vuba ukaba wayarura abantu bakarya ariko akenshi buriya ntatinda mu nda ko washya vuba nayo niko asonza vuba ariko buriya iyo uguze kawunga ukayisonga bifata umwanya iyo rero uyaruye itarashya kawunga abantu bashobora no kubatera bishobora kugaruka igaca ahandi ibonye hose rero ndimo ndateka urimo urateka ibyo ni time biri gushya kandi nibishya abantu bazajya ntabwo bazasonza uwo munsi ntabwo tuzajya mu matsinda ngo tumare imyaka 6 tutarasohoka Gombani ya Gol tugomba guhera mu matsinda Gombani ya Gol iyo ni buri munsi abafite amazina amasimbizi kubera turava araza kuvayo ndatwaye imbere Gombani ya Gol yagiye mu matsinda rimwe nayo numva birirwa banyishyuza ngo kuko narayajyamo sindumva na rimwe mugaya Perez cyangwa Real ko ataratwara rero ntabwo mwamugaya kubera ko iryo rushanwa ntari kimwe ibyo biramureba mu matsinda ya Confederation sinya kintu Champions League mujye mwongeraho muna detail amatsinda ya Confederation Cup kimwe cya kane cya Confederation Cup yego umunsi nakoze igerageza ryo kuyobera muri iriya rushanwa ageze kimwe cya kabiri kafi iravuga isi level yawe subira muri Club Giant yego none abari ariko ibyo ntabwo tujya twebwe tubivuga kubera ko ikigaragaza buriya jari ikigaragaza umuntu ndi umukunzi wa Manchester United ariko buriya sinkishimishwa no kubona ahantu ko bigoye biragusaba umutima ukomeye nshimishwa gusa no kubona Arsenal yatakaje buriya ni ikimenyetso cyiza cy'umuntu urimo uragenda arindimuka ntabwo umwana umuswa mu ishuri buriya ntabwo ari umwana wagize amanota make oya burya ushobora kumukosora akamugira ibi niba akiga akamenya umwana w'umuswa mu ishuri ni umwana ubona abandi batsindwa akishimana nabo urupfu rwa benshi ni umunyenga Gombani ya Gol rero Gombani ya Gol ntabwo baserebura kugera kuri Club Giant ahiri oya ahubwo yaba yarivuyemo gusikaza mu rwobo turimo tugaherana hasi ikikwereka umuntu buriya aba yagiye umuntu ushobora gukora interview y'amasaha 2 rimwe kabiri gatatu ataravuga Gombani ya Gol avuga Club Giant gusa kuri piramide bashobora kuzavamo muri yari bitwaye gutya ataravuga ikipe avugira yari kumenya gukena kubi ntabwo ari ukubura amafaranga gukena kubi ni ukwifuza ngo jari karari hari yaba yaramanutse rero tugakena ati ndumva ari eskize Jangwanovic azanye ati yabimenya se ari kuba yaravutubwiye kuriya ubutumwa bundi ati FC Jangwan wowe narakubonye ati waragaritswe ati mumwibutse ko amatsinda atari ko gahiga ahubwo ari kimwe cya kane yabigusubije ntabwo ibyo bibamo bya Europa League ati ndamukunda cyane Jangwan yitwa Bizimungu Alex uyu nguyu ati Jean-Luc ako kantu ka Kawungu umuvugizi avuze niko kuri we will come back stronger than before ati we are lions kwa Patrick rero no mufana wa APR ubundi ati Jangwan mtu wangu sana ati ngwino dukubita udukipe na wa Gombani ya Gol wake kimya wasiende kama si sasa ni sasa hivi ni Kiswahili cyanjye nicyo ngicyo atamenyereye ingendo z'imbere mu gihugu naza heri Rubavu ku cyumweru rero abafana bari tayari muriteguye gushyigikira ekipe mu karere ka Rubavu abakunzi y'ikipe ya PRFC mwiteguye gutangira shampiyona hamwe muho batunga fan base yego nkimara match kimara kurangira ya Pyramide sinigeze ngira ishiti n'ubwoba ku bafana ko bazaza gusapotinga ikipe yabo nakire message zabo nyinshi bambwira ati ntacyo turimo turubaka ibintu biri kubaka turimo turabireba ikipe yatanga icyizere nta kibazo na kimwe mugaruke twongeye turabimenya ikibazo nari mfite gusa ni ikibazo cy'abakinnyi ese umupira abantu bavuyemo gutya wenda ntibibaca intege shampiyona bagashyiramo imbaraga nkeya ariko natangajwe no kuganira na Ruboneka na Barafinda na Madusi tubwira ati ibyo twifuzaga kugera mu matsinda biranze kugira ngo rero twongeye kugaruka hano nuko uwo duhura nawe agomba kwishyura ibindi ku cyumweru kuri match ya Etincelle abafana nidutsinda igitego kiri aho tuzajya dusohoka yose iyi sezo APR yagiye hanze igakora wini ya difference y'igitego kimwe avuze ko abafana babiri transport yabo bazajya bakoresheje nayo bishe bajya kuri stade bazajya n'abasubiza difference y'igitego kimwe Club Giant ikibazo sa manota 3 ikibazo sa amafaranga swali ni moja tu goli 5 goli 8 goli 10 zinaweza zikaingia goli tariki 19
Pepe Guardiola bigeze kumubaza yatsinze Southampton inagira 8 amubwira ati nigutavuga ati kubaha umuntu kwiza ukumutsinda kandi ujya gukosora tarehe 19 umva ari nabavuga ngo muzafasha andi makipe ngo nayakomere mugire competition uzabuba inkunga nziza yo kubatera si amafaranga ushobora kuyasesagura inkunga nziza yo kubatera nziza ukubatsinda byinshi bagenda kwitekerezaho bakubaka ikipe ni ukubera kuko bareshya merci beaucoup ha ni ya goli gomba ni ya goli ati Jangwani ndamukunda nge ndi umufana wa Rayon Sport twamasengesho Janvier ati azi kubeshya umuntu akanyurwa ati uyu ari igikundiro uyu nguyu ati Jangwani nababeshye nawe yishimira kubona Rayon Sport igarikwa ati kuba abareyo bakwishimira kugarikwa kwa peri nta gitangaza kirimo pe ariko wa mugani nabonye byaranagiye wari mu mahanga ni wari hafi nkuhamagare nkubaze wa mugani wari muri izo ngendo kandi mwe numva baciye i Burayi waciye he gutyo mwakiriye gute kubona abafana ba Rayon Sport bashyigikira za Pyramide bashyigikira za Zam APRFC ni ikibazo ku ruhande rwawe wenda nk'umuvugizi w'abafana kubona abafana mu kibaza gufana indi kipe muhanga APRFC ntabwo Stefan Beziayo arikunda tayifana cyane kuko nanjye nta kintu na kimwe kibaho cyatuma fana Rayon Sport iramutse ihuye na Arsenal iyo match sinayireba nicyo kintu cyonyine cyumva uvuga uti byagenda bite sinayireba iramutse ihuye na Arsenal sinayireba iyo match sinayireba indi kipe yari yose yakina nawe wafani wowe wundi itegeko rusubye na Musa ndaba muri inyuma kandi niho na Musa ndaba muri inyuma sinzira hera kwa Musereka nuzajya ngira hera Musa kandi ntago yambwiye ko atari draw kaga ari draw igishye bari bukore no kugabanya score gusa ni 1-0 ni 2-0 n'ibyo kandi Rwanda nabyo ariko nabonye hari ukuntu ujye bitangaza hano bikarangira kandi byahuye urebye kwereka ariko ubutumwa nabaye wabonye ko babukurikije abwiye ko bagomba kuva ku ikipe yabo bakaba sportif rero ukuntu umupira gusa no kubabyira ntabwo bagiye barasaba usigaye ari aba sportif mbona match agasogi barayisibye babaye sportif match agasogi barayisibye babaye sportif mbonye kiti wose maji yatanze umurongo mamugomba kugenderaho yari mukuru wa Semaji abafana barayisibye bari bagiye kuba sportif ngo barebe match ikomeye bumvise ko banabirekarana cyane banenga Kensi ayindi mpamvu niyo babaye sportif ati Jangwani ten Hag ati niko bimeze ngo ati namukunda kandi nkunda APRFC nitwa Imana Gilbert ati Jangwani ni uwacu n'abareyo baramwemera gusa APR nize nitegerezanyije ubwuzu muri shampiyona n'ubundi ni unbeaten ino season icya igiye gutangira ku cyumweru kuri APR abanagize kuri journée ya 5 urutonde rurandikwa abantu bakaba bati APR mu mutu nuko itari yakina ino shampiyona nshya twitegemo APR imeze gute kuko mu Rwanda nyafrika tugize uko tuyibona polisi biseriye nayibonye polisi yagutwaye igikombe cy'uruti ibindi shampiyona ijya gutangira polisi riseriye urabizi ko umukiye barahari nago nawe ubwo wavuga ngo uramusiba ariko ni shampiyona none yo gutwara ku ikipe ya APR nta mpamvu nimwe cyangwa ufitemo ubwo urabona bikomeye shampiyona irasa nkaho ikomeye ntabwo bajya kubeshya especially kuri uwo muke wari uhereyeho bwa mbere urabona ko harimo akantu kakagufwa mu by'ukuri ntitaye ku zo wenda zakinaga nazo zitariho ariko na mbere bakinaga nazo kandi skoro nk'iriya ntigaragara ariko APR urebye revo iriho jari kukareba abakinnyi dufite ukareba bande touche ukareba staff ukareba morale abafana bako uyu mwaka abafana ba APR bisanzwe shampiyona kwa gatandatu Imana izafasha gusa kugira shampiyona yo nta shiti ahubwo icyo turimo turareba gusa ni iki noneho kitagenze neza muri campaign y'uyu mwaka y'amatsinda Champions League icyo umuntu yazakosora utaha icyo kongeramo icyo guhinduramo n'ibyo gusa turimo ariko shampiyona yo nk'ibisanzwe bisi zataha iwayo bisi zataha kwa nyirayo
Real Peri ngira ngo murimo muramukurikira irategerejwe cyane muri shampiyona Jado David sezi ishize twe igikombe idatsinzwe ariko atari ikipe itsinda ibitego byinshi ibitego 47 ari defense nziza itsinda ibitego 12 sezishize ahubwo yaba n'iy'ubushize zibanziriza zo byari ibindi abantu rero bati twite za Peri idatsinda abantu umutima wabo ariye itari Bugesera izi Kigali gakura inota ku ikipe ya Peri ariko umupira w'amaguru nabonye guhangana ntabwo byoroshye haje Etenseri wa umuntu Etenseri ngo Mari Greens ayifite polisi ngo yavuye mu mukino polisi ngo yabonye inota ntabwo ari Etenseri yabonye inota Etenseri ngo yatakaje abiri polisi ibona inota oya umupira wo n'umupira na Etenseri ushobora kuza ukabona irinze kugeza mu minota 70 itarakibona ikiri cyo nuko Etenseri na Rutsiro iyi weekend zitegura abafana batarabazo Etenseri na Rutsiro oya zirababona icyo cyo zitegura abafana batarabazo rwose zirababona kabisa Rutsiro ku munsi w'ejo zafite abafana yego dore ko banze nabo bwa mbere igiye kugira abafana kuva yakwimukira mu karere ka Ruvu ntikinira mu rugo Etenseri ubwo yabona abafana bitewe n'ibyabonetse ku wa gatandatu uko byamera kose hari match zigeze zibirerutse abantu bakina champion cyo cyambere abantu bakina nabo babona itungutse nta muntu azahira abanyarutsiro rago bayi abanyarubavu icyo Rubavu barayi ibirubavu yibirubavu mukebera ntago yakirana mu Shize nigeze kubona amashusho nanga intare zagiye kwakinira byari ibindi Rutsiro si muri West baranatwumva neza cyane bikomeye ahubwo neza cyane nari ngiye kongera nubwo twakorezeye intumwa ikayatugezaho Rutsiro baratwumva neza cyane ariko Rutsiro David uziko atahazi koko Jado mise bibaza reka mwereke ishusho yo mu Rutsiro imwe ubushize mu mukino wari wahabereye wahuje intare na Rutsiro kuko Rutsiro sezishize yari mu ciciro cya kabiri mukebera nyine nebyumve ko inakeba iyo bibaye ngombwa iranakeba so Etenseri rero Jangwana ati sinzi niba ari bitanu niba ari bingahe Etenseri Marigirazi ifite byinzara nakubwiye ni polisi yavuye ibonye inota Etenseri tayabi nta munyenge Etenseri guteye habe namo nta mpungenge kuko sinzi nimba ari mind game numvishe ko batanye ngo n'imyitozo vuba hano ariko niyo mukebera n'ubundi niho mutumwaka Jarike nkuko nari kubwira urebye APR urebye competition kugeza ubu ngubu bigiye gutangira shampiyona kuva shampiyona yarangira ukareba match imaze gukora nanashimira cyane staff technique especially kuri uriya ushinzwe umurango fizike w'inshuti Cristiano reba match APR imaze gukina ku ruzingana no mu gahe gato uhereye kuri Sekafa amamatch amikara ya Rayon Sport aba ya Police aba Super Coupe haba Simba Day haba Champions League nta mukinyi n'umwe uragira imvune iyo ritime rero umwatlete abateguye neza kabisa ni ikintu cyo gushimira muri sports abafana nago bacitse intege ku buryo wenda umuntu yavuga ati bashobora kuza atari benshi Rubavu ibyo byananiye n'ubwoba ahubwo iriya stade Rubavu sinzi ko bizagenda cyangwa uriya mujyi kuko amafani club yose mbamo bata amaliste urebye abantu bazamuka amakwasera bisi zamanuka yego n'abandi bazararayo ejo ku wa gatandatu nagize n'ubwoba ahantu hose uri kubaza ibyumba gusa Rubavu hose byarangiye amahoteli nicyo kibazo cyonyine gusa dufite naho ubundi abafana nkuko ndimo nakubwira match kimara kurangira njye nari mfite ubwoba bw'abakinnyi gusa ko bishobora kubakura muri mood ariko abafana bo bambwiye ko ikipe barimo barabibona ibirimo birubakwa barimo barabibona uburyo bavuyemo company n'indi myaka yashize barimo barabibona babona ko hari ikizere nyine mu ikipe yabo nimba ari kuritema uyu mwaka zakozwe zigera kuri 7 Jarike iyo honest ukabona amayelema nka 6 ubona kabisa fatika 3 yamaze gukonveka kandi nka Chidi ngira ngo kuva yaza amezi 3 ashize atarakina match n'imwe ukamukorera remplacement kuri match nk'iri ya Pyramide iwayo ukareba uburyo yitwaye neza performance neza ari kize champion ubwo bitege ubwo abafana bamanuka ari benshi muvugizi arabatumiye nta kindi kibazo uragira Rubavu ryari ejo ramanuka Rubavu mwenye kitu wasemaje agomba kuba hari urakoze cyane rero Jangwana ni saa 7 reka tuze mu kanya dusoza n'amakuru y'imbere mu gihugu.